ntabwo ari byiza kubuza abantu bawe cyangwa se kutabategurira uburyo bagomba kujya gusarira Eid nubwo baba bari mu minsi yabo y'ukwezi. Nanibutsa hanga abavandimwe b'Abayisilamu, hari abantu usanga uno munsi yani ibintu by'Imana bitabashitura bitabashishikaje badashagaye. Kubera iki? Abantu tugomba kugira awatif rimwe na rimwe z'ibintu byiza. Usanga umuntu ngo ni Eid agamye ngo mugende mufite iyo mujyanga ibiti n'ibicyoya, ntabwo ari byo. Ugomba kugenda mugasuhuzanya n'Abayisilamu, Abayisilamu bari guhoberana abagabo ku bagabo, abadamu ku badamu, bari kwifurizanya amaduwa n'ibyiza n'ibyishimo. Umuntu agomba kugenda kugira ngo yibone muri iyo ambiance. Ntabwo Ubuyisilamu butubuza kwishima no kuryoherwa. Ibi nibyo byiza byacu. Ntabwo ari bya bintu twavugaga byo kujya mu maboate no kujya kunywa inzoga ku munsi w'Eid. Hoya, ni ibingibi byiza ahubwo byo gusari, byo kwishima. Ko umuntu amaze gusari, ko umuntu amaze ukwezi ari gufunga, ko umuntu amaze ukwezi ari gushaka qiyamul layl, ashaka laylatul qadr. Ibingibi ni byiza Umuyisilamu bagomba gukora iki? Kubyibonamo. Kugeza naho intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayibajije bati none adafite icyo kwambara. Intumwa y'Imana iravuga iti السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله سبحانه وتعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا ابن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين وبعد. Reka twongere dushime Allah subhanahu wa ta'ala, dusabira intumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yuko imbabazi bya Allah subhanahu wa ta'ala byamubaho we n'abiwe n'abasangira ngendo be n'abamukurikiye kuzageza mu minsi yabo ya nyuma. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yatugirira impuhwe akadushira muri abo ngabo. Bavandimwe b'Abayisilamu, twongeye gushimishwa no kubona uyu mwanya wo kwibukiranya no kurebera hamwe muri zimwe muri sunna z'Umuyisilamu agomba kwibandaho ku munsi w'Eid. Kuko tubizi tunabishishikarizanya buri munsi, nuko ubuzima bw'Umuyisilamu muri ibada abagomba kureba niba ashishikajwe no gushimisha Allah subhanahu wa ta'ala, anashishikajwe no gukora ikintu nk'uko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagikoze. Iyo ibada iyo ari yo yose itujuje ibi bintu uko ari bibiri, icyo gihe biba ingorane cyangwa se n'igihombo kuri nyiri gukora izo ibada. Ubwo rero nyuma y'uko Abayisilamu bafunze impande n'impande, tukisanga mu Allah subhanahu wa ta'ala yashoboje gufunga, nuko iyi minsi y'igifungo igira impera, irarangira. Ubwo rero ku munsi w'Eid aba ari umunsi ukomeye cyane, umunsi w'ibyishimo. Ariko noneho hari sunna, hari ya migenzo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Umuyisilamu aba agomba kubahiriza. Imwe muri iyo migenzo harimo al-aklu yawm al-Eid. Harimo yuko ku munsi w'Eid Umuyisilamu aba agomba kuva mu rugo hari icyo yafashe. Ahangaha biratandukana Eid yo gufungura, niho bitandukanira n'Eid yo kubaga. Umuyisilamu aba amaze igihe ari gufunga, ari kwiyiriza. Allah subhanahu wa ta'ala rero yorohera abagaragu be, anabakunda, anabafasha. Ku munsi w'Eid biba byiza iyo agiye hari icyo yamaze gukora, iki kurya, gushira mu nda. Ubwo rero niba umuntu yategura itende, yategura ibintu biryohereye, yategura amafunguro atandukanye, icyayi cyiza giteguye, biba byiza yuko nyuma ya fajiri amaze gusari ku musigiti, mbere yuko asohoka agiye ku kibuga cyo gusengeraho Eid, yuko yabanza kugira icyo afata, agafata icyayi cyiza kimeze neza, yishimira ibyiza Allah yamugejejeho yuko afunguye amahoro. Iyi ni sunna rero abantu bajya bayizirikana, yuko umuntu yarya
akagira icyo ashira mu nda mbere yuko yajya gusara, kubera ko na hadisi zagiye zibigaragaza yuko kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam la yakhruju yawm al-fitr hatta yat'am. Ntabwo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yajyaga isohoka ngo ijye gusari ku munsi w'Eid yo gufuturu, yani nyuma ya Ramadan, usibye ko hari icyo yabaga amaze gushira hehe mu nda akarya. Naho ku munsi w'Eid yo kubaga yawmun nahar la yaakulu hatta yarji'a fayakula min nusukihi. Ariko ku munsi w'Eid yo kubaga ntabwo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagendaga yagendaga itari, noneho yagaruka akaba aribwo irya, cyane cyane rikaba yanarya min nasikatihi, mu cyo yakoze iki yabaga yabaze, bakagira zimwe mu nyama nziza bayitegurira zihuse ikabona kurya. Aho ngaho ndakeka iyo sunna yumvikanye. Sunna ya kabiri nuko ni adhihabu ila musalla al-Eid min tariq wal-auda ila al-bayt min tariq akhar. Nuko muri sunna z'umunsi w'Eid harimo umuntu kugenda, buriya ni na sunna kugenda n'amaguru y'umuntu byamukundiye, kugira ngo abantu berekane ibi byishimo by'abayisilamu, yani urugwiro rw'abayisilamu, abantu bagenda basuhuzanya. Biba byiza ubundi kugenda n'amaguru abantu ariko bakagendera mu nzira imwe bakanagarukira mu yindi nzira. Ahangaha bikaba byanaba byiza, buriya abantu urugwiro n'urukundo ku munsi w'Eid umuntu akaba yagura amashokolete, bombo, utuntu twiza agenda ahereza abana, akaba rimwe na rimwe yagura n'ibintu by'ibikinisho akaba yagenda ahereza abana n'abandi bantu. Rimwe na rimwe n'isadaka nayo akaba yakora iki, nayo bimushobokeye yagenda afite sadaka agenda ahereza abantu. Ubwo rero twabonaga niyo hikima irimo kugendera mu nzira imwe n'umuntu kugarukira mu yindi nzira, no kugira ngo abantu bagaragaze ibi byiza by'ubuyisilamu hamwe n'urugwiro rw'abayisilamu n'abayisilamu kwibonamo no kwerekana ibimenyetso by'uko ahantu bari bameze neza, batekanye, baryohewe n'ubuyisilamu bwabo. Ahangaha bitandukanye no muri iyi minsi, aho ubona abantu rimwe na rimwe umuntu ari umuyisilamu abihisha, ari umuyisilamu adashaka kubigaragaza, ari umuyisilamu adashaka kwerekana ko ari umuyisilamu. N'ahangaha niyo bavamo kwa gutumirana. Iyo abantu bamaze kuva gusari bagatumirana, bagasangira, bakishima, bakarya ibiryo byiza, baryohewe, ibingibi biri mu kwerekana bwa buyisilamu, yuko n'abayisilamu bahari kandi baryohewe naho bari. Bitandukanye na ba bandi batari biyumvamo ubuyisilamu, batiyumvamo ko kuryoherwa kwabo n'ubuzima ari kuryoherwa n'ubuyisilamu. Aba nabo barahari, aho ubona umuntu ku munsi w'Eid adashaka kugaragara k'Isilamu, adashaka gutumira abayisilamu, adashaka kwiyumvana n'abayisilamu. Mbo ntacyo bitwaye ku munsi w'Eid buriya watumira n'umuntu utari umuyisilamu, w'inshuti yawe mukorana ku kazi, umufiteho mu byo muhuriyemo, ariko ikigamijwe ni ukumwereka rwa rugwiro rw'ubuyisilamu. Abambere rero babanza kujya amahanga nabo mwarafunganye. Hari abantu usanga nko ku munsi w'Eid yigiriye mu bantu wenda tuvuga urugero batari abayisilamu, nibashaka kuba ari kumwe nabo yatuje niki. Uyu ni wa munsi wa ibada, za ibada buriya ziracyagaruka gushimishwa n'ubuyisilamu. Allah yabivuze neza ngo walitukabbirullaha ala ma hadakum. Iyi minsi y'Eid ni iminsi yo gushimiramo Allah subhanahu wa ta'ala kubayobora ku buyisilamu no kuba abayisilamu no kugaragaza ibyiza by'ubuyisilamu. Ubwo rero umuntu ku munsi w'Eid waza akajya mu bikorwa byo kwishimisha bitari bya k'Isilamu, sinzi ngo abantu bagiye ku mazi, ngo abantu bagiye ngo barajya mu mabwate, abana b'abakobwa baramaze iminsi bitandiya, bifata, bikwiza, nibwo bagiye gukuramo imijitandiyo, nibwo bagiye kwiyandarika, nibwo bagiye kwigira nabi. Ibi byose bigaragaza ko igisibo wari umazemo iminsi cyo Allah subhanahu wa ta'ala yakubwiyemo ngo kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Mwategetswe gusiba nkuko byategetswe wabanjije kugira ngo mutinye Allah subhanahu wa ta'ala.
bigaragaza yuko weho wakuyemo ubusa. Yani weho wabonye zero. Niba uyu munsi ari umunsi wo gushimiramo Allah no kugaragaza ko takwa yawe yakomeye, ukaba wari ukwibona mu bintu noneho by'inzoga byo kwiyandarika ibitaramo. Urabizi dufite n'umutihani abavandimwe Islam, urabizi dufite umutihani muri iyi minsi. Ntabwo shayitani iba yoroheye abantu, aho usanga noneho shayitani iri koreka abantu ku munsi w'Eid. Urabizi amashayitani ni menshi mu bantu no mu majini. Abantu bakavuga ngo noneho tushireho iminsi abantu ibitaramo, igitaramo cy'umuhanzi runaka ku munsi w'Eid, igitaramo cy'umuhanzi wundi runaka ku munsi w'Eid, tuzaba zarye kuryosha baririmbidwe. Ibi byose umuyisilamu wari umaze iminsi azuwo yirizaga kubera we, ntabwo bamubona mu bitaramo nk'ibi ngibi. Ibi nabyo byumvikanye neza abavandimwe b'Islam. Izi ni fashal, ni ugutsindwa ko abantu tuba tuvuga ngo twarafunze. Ibi ni ugutsindwa, birumvikane neza. Niba Allah subhanahu wa ta'ala tubwiye ngo mushiriweho igisibo kugira ngo mutinye Imana, rezilita cyangwa se inyungu zikaza no gusuzugura Imana no kwigomeka ku Mana, abantu bajya mu bitaramo, bajya mu miziki, bajya mu bahanzi, ibi ngibi igisibo cyawe kiba kigaragaza yuko ari zero. Kubera ko ahubwo wagombye kurangiza igisibo uvuga ati nigute namenya gusoma Qur'an, nigute namenya sunna, nigute nafatiraho areka kunywa itabi, niba ndi umuntu mu gitabi, niba ndi umuntu akora ibikorwa bibi nkabireka kugira ngo cya gisibo y'amatunda yacyo yagaragare. Ntabwo mbona rero ko umuntu wishora mu bintu nk'ibyo ngibyo yaba yaragize amahirwe yo gufunga. Ibyo ngibi byumvikane neza rero abantu, yaba bashiki bacu n'abarumuna bacu n'abakuru bacu, byumvikane umuntu hajya mu bitaramo by'imiziki n'ibyo kwitesha agaciro n'amabwate n'ikintu ngo nuko ari umunsi w'Eid, azamenye yuko biri mu bimenyetso y'uko isawmu ye yari isawmu aho ngaho y'imikino. Ikindi twakomozaho ku munsi w'Eid muri sunna nziza nuko iyo umuntu agiye gusara isala y'Eid, adau salati al-Eid fi musalliyati kharij al-masjid fala tusalla fi al-masjid illa lil-hajati. Umunsi w'Eid, isala y'Eid buriya hategurwa imbuga niho abantu bayisarira. Ntabwo isala y'Eid isarirwa mu musigiti keretse iyo hari impamvu zatuma abantu bayisarira mu musigiti, nko kuba nta rubuga bafite, cyangwa se hari buri kugaragara ko ashobora kugwa imvura, cyangwa se n'ibindi bya haja. Ariko iyo bidahari, ni byiza ko abantu bategura ahantu hihariye hanze hagaragara bajya gusarira isala yabo y'Eid, nk'uko byagiye bigaragara muri hadisi zitandukanye. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam byagaragaye yuko yajyaga isohoka yakhruju yawm al-fitr wal adha ila al-musalla. Yari ifite ahantu yajyaga gusarira hatandukanye no musigiti yajyaga gusarira. Fa awwalu shay yabda'u bihi as-salah, icyo yatangiragaho ni iki? Ni sala. Ahangaha ndagira ngo mpavugeho gatoya bavandimwe b'Islam murimo kudukurikirana mutwumva. Ubundi muri sunna z'umunsi w'Eid icyo imamu atangiriraho ni iki? No gusarisha abayisilamu, no gusarisha abayisilamu. Noneho khutuba ikaza nyuma, kandi iriya swala na khutuba umuyisilamu bagomba gukora iki? Kubihereza agaciro, bagomba kubihereza agaciro cyane. Hari abayisilamu rero usanga ku munsi w'Eid bashishikajwe no gusari, bamara gusari turakumvikana abavandimwe b'Islam, ugasanga ntabwo khutuba bari kuyihereza agaciro. Ibi ngibi ni amakosa. Ugasanga bari gufotora, bari bize no gufotora imyenda, bari gufotora bari ku munsi w'Eid, bari gufotora bicaye, bari gufotora bari muri takbira. Dufite n'umutihani aho ibada zose abantu uri gusanga ziba zishaka ngo zijyane n'amafoto, zijyane n'iki. Ibi nabyo bizinjiramo riya, kandi tuzashiduka twatsinzwe imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala, kubera ko Allah ibikorwa bajya bishaka tubikore tubimwereke wenyine. Aha rero usanga ku bigendanye na khutuba abantu batari kumva imamu icyo ari kuvuga, batari kumva icyo imamu ari kuvuga, babirangariye. Tunibutsa n'abayimamu bategura inyigisho zo ku munsi w'Eid, nabo bategura inyigisho nko biri muri sunna zishishikariza abantu kugana Allah subhanahu wa ta'ala no kongera kumwibombarikaho no kubakundisha aljanna no kubatinyisha umuriro. Ko murabizi intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yewe yigeze kwigisha ku munsi w'Eid, irangije igira imbere ajya kubyira n'abadamu, agira ati mw'abadamu mujye mutanga sadaka cyane.
kubera ko muri abantu benshi bo muri jahannam mutanga sadaka cyane, ibashishikariza gutanga sadaka no gutinya umuriro, birokore bave mu muriro bakora ibikorwa byiza. Ubwo rero inyigisho zo ku munsi w'Eid bavandimwe abayisilamu, meme n'inyigisho zose umuntu atangira kuri mimbar y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, zakagombye kuba inyigisho zigarura abantu kuri Allah subhanahu wa ta'ala, zibakundisha idini ya Allah subhanahu wa ta'ala, zinabakundisha sunna z'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Ikindi twakwibutsa nuko muri sunna z'umunsi w'Eid nuko iyo umuntu aje gusari salatul Eid takun bila adhan au iqama, nuko swala y'Eid iba nta adhana nta na iqama, imamu araza abantu bagahaguruka bagahita basari. Hari igihe usanga abantu rimwe na rimwe abantu bashobora gukererwa ku munsi w'Eid, noneho basanze wenda ziri araka ebyiri zirangiye, bakaba bazisari bakazishura cyangwa se bakegera imbere no mu ngo zabo na hehe zikaba zakwishurwa, ariko noneho abantu bajya bamenya yuko nta iqama nta na adhana iba hariya. Ikindi wenda twakomoza hanga sinzi niba twakivuzeho, nuko umunsi w'Eid ku muntu ugiye gusari nta sunna iriya ya mbere qabliya cyangwa ya ba'diya. Hari igihe usanga abantu baje gusara ko mutangiye gusara sunna, buriya bigaragaza ko uyu muntu ntabwo ajya kurikirana amadarasa nk'ayangaya ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se ku misigiti. Yani hari abantu usanga ngo mwegere ngo mureke imensari ngo sunna ngikiri bicyoya, kandi turi kuri rubuga keriso twasariye mu musigiti, ariko twasariye ku ma stade ku mbuga zitandukanye n'iki, umuntu kuza agatangira ngo Allah akubanga ngo gusari sunna, bigaragaza ko ari muri baba Islamu batajya bakurikira cyangwa se gukurikiza amasomo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abandi Islamu twige ibyo byose biragaragara. Ikindi indi sunna nziza yo ku munsi w'Eid ni khurujun nisa ila musalla al-Eid, nuko ari byiza umuntu gutegura abagore kujya gusarira ku munsi cyangwa se aho abayisilamu bari gusarira, kuvuga ngo bambaye neza, baguriwe imyenda. Nanibutsa abantu bafite abadamu cyangwa se abagore baba bamaze kuno kwezi batekera amafutari amadaku, ni byiza ufite umwenda mushya, kuko ni muri sunna ubundi aslan, muri sunna nziza meme no ku mugabo no kuri we wese kujya ku munsi w'Eid yambaye umwenda mwiza. Ntabwo ari itegeko ngo ube mushya, ariko mwiza ugaragara neza, ubaye mushya, kubera ko abantu bakunda ibintu bishya bikaba akarusho. Turakumvikana abavandimwe Islam. Rero bigeze ku bagore n'abakobwa bibindi biba bikeneye rero ko abantu bitabwaho kuri buriya buryo, batetse amafutari, baraye amajoro, iki n'iki, ashimishijwe, akagurirwa uwo mwenda, akagurirwa izo nkweto nziza, akagurirwa utuntu twiza two ku munsi w'Eid, byaba byiza. Gusa icyo navugaga aha ngaha ni ukubareka bakajya gusara. Ubundi birazwi yuko umudamu iswala ze nziza nizo akoreye iwe mu rugo, ariko ku munsi w'Eid ni byiza akahabwa uruhusha akagenda akajya aho abayisilamu bari gusarira, yewe niyo yaba ari mu minsi ye y'ukwezi, aragenda, ntabwo yicara aho abandi bari gusarira, bakaba bategurirwa ahantu wenda ku ruhande baraba bicaye, ariko bakumva amawayiza, bakanumva noneho n'ubusabe abayisilamu baba bari gusaba ku munsi w'Eid, bakikiriza amina, noneho bakanishimana n'abandi kuri ya ambiance nziza y'umunsi w'Eid, aho abana baba baberewe, abantu bakuru baberewe, abantu bose bishimye. Ibi ngibi ni ikintu cyiza cyane. Abadamu rero ngo barabareka bakagenda gushuhudiya yashhadana al-khair, izi khairi z'abayisilamu n'izi ambiance z'abayisilamu, bakagenda bakazireba. Ntabwo ari byiza kubuza abantu bawe cyangwa se kutabategurira uburyo bagomba kujya gusarira Eid nubwo baba bari mu minsi yabo y'ukwezi. Nanibutsa hanga abavandimwe b'Abayisilamu, hari abantu usanga uno munsi yani ibintu by'Imana bitabashitura, bitabashishikaje, badashagaye. Kubera iki? Abantu tugomba kugira awatif rimwe na rimwe z'ibintu byiza. Usanga umuntu ngo ni Eid yagamye ngo mugende mumfitiye umuryango, ibiti n'ibitoya, ntabwo ari byo. Ugomba kugenda mugasuhuzanya n'Abayisilamu, Abayisilamu bari guhoberana, abagabo ku bagabo, abadamu ku badamu, bari kwifurizanya amadua n'ibyiza n'ibyishimo. Umuntu agomba kugenda kugira ngo yibone muri iyo ambiance. Ntabwo Ubuisilamu butubuza kwishima no kuryoherwa. Ibi nibyo byiza byacu.
ntabwo ari bya bintu twavugaga byo kujya mu maboate no kujya kunywa inzoga ku munsi w'Eid. Oya, ni ibingibi byiza ahubwo byo gusari, byo kwishima, ko umuntu amaze gusari, ko umuntu amaze ukwezi ari gufunga, ko umuntu amaze ukwezi ari gushaka qiyamul layl, ashaka laylatul qadr. Ibingibi ni byiza umuyisilamu bagomba gukora iki, kubyibonamo. Kugeza naho intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayibajije bati none adafite icyo kwambara, intumwa y'Imana iravuga iti niba adafite icyo kwambara litulbisaha ukhtuha min jilbabiha, litulbisaha ukhtuha min jilbabiha, umugenzi we, murumuna we, mukuru w'umuvandimwe we ufite jilbab ebyiri yamutiza imwe, kugira ngo na ayambare ajye gukora iki ku rubuga rw'Eid. Ahangaha nibutse hadith, imvura yanjye ukuntu mvuga hadith nkakuramo nk'akantu mba mbona k'ingenzi. Intumwa y'Imana iravuze ngo mushiki we cyangwa se mukuru we, murumuna we azamutize jilbab. Nuko abasahaba bambaraga za jilbab, imyenda ya jilbab ifunguye irekuye, iyo abadamu basigaye bapinga ukabona bagiye ku munsi w'Eid umuntu yambaye nabi, yambaye imyenda y'imitako, yambaye imyenda imufashe, yambaye imyenda iri kugaragaza imitako ye, imiterere ye. Bayisilamukazi hadithi, intumwa y'Imana iravuze ngo umuyisilamukazi uzashaka kujya ku munsi w'Eid, turi kumvikana abavandimwe b'Abayisilamu, mu mwene wabo murumuna we mukuru we azamutiza iki, jilbab. Bambaraga jilbab, uzi ko wabona jilbab zabaga ziri furu ahanini, kubera kwikwiza no kugira isoni no kwibombarika. Bitandukanye no muri iyi minsi aho ubona umuntu uburyo yambaye ku munsi w'Eid yarakoresheje imyenda ya majabu, akajya ku munsi w'Eid abagore bagiye kwiratanaho. Urabizi abavandimwe b'Abayisilamu, aya muri surati al-Hujurat, aho Allah subhanahu wa ta'ala abuza abantu ko batagomba kwiratanaho kuby'Imana yabahaye ngo birataneho. Usanga abantu bari kugenda hariya ku munsi w'Eid kugira bagende muri izi ambiance za ibada, bakagenda bagiye kwiratana kubera imyambaro. Ngiye ikanzu yanjye nayiguze 200, iyi kanzu yanjye ni 150. Ibi ntabwo ari byo. Ambiance y'umunsi w'Eid ni ambiance ya ibada. Ahangaha nibutsaga rero ko abadamu hadisi iravuze ngo azamutize jilbab. Ntabwo ari muri iyi minsi ubona abantu bambaye imyenda kabisa idafite aho ihuriye n'iki no gutinya Allah subhanahu wa ta'ala. Bashiki bacu rero dukunde kwambara jilbab, tubikunde. Ibi tunabivuganire, umuntu yambara jilbab ifura imyenda imurekuye kugira ngo ubwiza bwe ibimuranga bizagumane n'iki n'umugabo wiwe insha Allahu ta'ala. Indi sunna wenda ngana ku musozo ni istihab al-atfal ila musalla al-Eid. Ni byiza yuko umuntu ugiye asohotse agiye ku Eid asohokana n'abana, yabagura imyenda mishya, yabagura inkweto nshya, iyo byamushobokeye, ubushobozi buhari. Iyo bitamushobokeye hari bayifuze bishimye bagasohokana bagendana. Hari abantu bagira ingeso yo kutabona yishimanye nabe, agendana nabe, abana be agira ipfunwe, yasohokana n'abana bawe mwishime, mujyana imisala muricaraho, mwicare hamwe, abana kabisa mwumve muryohewe. Biri rero mu bintu byiza kuba umuyisilamu yasohokana n'abana be, ab'abahungu n'ab'abakobwa, bagiye kwishimira ibyiza by'uno munsi. Mu bindi bintu byiza tugana ku musozo, ku munsi w'Eid umuyisilamu aba agomba kwitaho ni tahni'atul muslimin ba'duhum al-ba'd bil-Eid. Abayisilamu kwifurizanya Eid nziza, mugire Eid nziza. Ibi ngibi abasahaba bajyaga babivuga, babibwirana, bagenda babyirana, taqabbal Allahu minna wa minkum, taqabbal Allahu minna wa minkum salih al-a'mal. Allah subhanahu wa ta'ala atwakira ibikorwa byiza tumaze iminsi turimo byo gufunga. Abandi nabo taqabbal Allahu minna wa minkum. Buriya Abayisilamu bahuye ku munsi w'Eid, umwe abyira mugenzi we taqabbal Allahu minna wa minkum, uwundi nawe taqabbal Allahu minna wa minkum. Niyo wabanza Eidul Fitr al-Mubarak, Eid al-Fitr nziza y'umugisha, ndakagusubira ati taqabbal Allahu minna wa minkum. Allah subhanahu wa ta'ala azatwakirire. Ikindi ngana ku cyanyuma nuko biremewe kuba abana cyane cyane b'abakobwa biramutse bikunze ni jawaz darb ad-duf lil jawari. Ari abana b'abakobwa batoya bakaba babona dufu no dukoresho twakoreshwaga kera, abantu bakubita bishima, ariko bitandukanye n'ingoma. Ntabwo ari ingoma, n'utuntu twiza. Ubwo wenda mu ncamakeya
aljawari bavuga ngaha n'abana bakiri batoya b'abakobwa biremeye ko bakina utuntu bishima bameze nkaho bari kuririmba uturungushyo twiza bishimye banezerewe. Ibyo ngibyo ntabwo ari haram cyangwa se ari ikintu kibi. N'andi magambo meza bakoresha bakishima bakavuga bagakina. Noneho n'abana muri rusange tuvuga ngaha hari kubategurira ibintu by'imikino bya halal bitari bya haramu. Abantu bakaba bajyana ku mapembe ya bakishura amafaranga, kubajyana ahantu hari amafarasi bagatembera ku mafarasi, kubajyana ahantu hari utuntu two kurya twiza twa ice cream, twa tubombo, chocolate, bakabasohokana bakabakarangira agakoko, abana bakishima, n'abadamu n'abandi nk'abo ngabo. Ibyo ni ibintu by'ingenzi cyane bavandimwe bayisilamu, kuba umuntu yatuma abana bishima. Ikindi wenda cyanyuma wenda nari kuvugaho cyambere no ku munsi w'Eid ari abantu kuzinduka. Abayisilamu barazinduka cyane bakagenda bagatora takbira, buri wese atora takbira muri sunna ye ku giti cye. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamdu, Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamdu. Zikaba nyinshi ariko buri wese yivuga ku giti cye, apana bya bindi byo gutera, bamwe bagatera abandi bakikiriza. Aho usanga abantu turacyari inyuma. Binge ngunda kubivuga, abantu bava kwiga idini agafata mikoro ngagatera ngabandi bakikiriza. Sunna z'abasahaba buri wese yaravugaga, buri wese akavuga, udategereje ngo buriya mushehe ngabanza avuge muri mikoro ngo nanjye ngo dusubire mu hoya. Buri wese yaravugaga uko yavuye iwe ari kuvuga niko yakomezaga kuvuga. Kandi zitakbira zo ku munsi w'Eid wo gukora iki wo gufuturu zirangirana na hariya tumaze tukimara gusara. Ni ukuvuga ngo iyo imamu aje zihita zirangira. Hari abantu bakora amakosa ukumva no kuri adhuhuri ku munsi w'Eid yo gufuturu no kuri al-asri bacyari mu takbira hoya, bigaragaza ko ntabwo barabona amasomo ya sunna no kwiga. Iyo imamu aje zihita zirangira. Icyo navuga rero buri wese aratora, uyu agatora na uri agatora, kandi bose bashishikawe no gutora takbira. Abantu bakirinda n'ibintu by'amatangazo ngo hari itangazo, ni umunsi wa takbira. Iyo abantu baje paka bakicara bakomeza gutora takbira paka ubundi imamu aje bakora iki kubasarisha. Bavandimwe Islamu rero twari tuvuze insha Allah taala twongere dusangize bagenzi bacu izi suna nziza. Tunasaba Allah subhanahu wa ta'ala kutwakirira igisibo cyacu. Reka ndangize nanjye mbabwira nti Eidukum Mubarak, Eidukum Mubarak, Eidukum Mubarak. Eid yanyu inshallah izabe Eid y'imigisha, izabe Eid y'ibyishimo, izabe Eid yo gufungurirwa mu maduwa twasabye meza. Taqabbal Allahu minna wa minkum salih al-a'mal. Allah subhanahu wa ta'ala azatwakirire ibikorwa byacu twakoze muri Ramadan. Mwese mbahaye intasho z'Eid, abavandimwe banje, ababyeyi banje, abaturanyi banje, n'abayisilamu bose inshuti zanjye n'abandi bose muri rusange. Mwese tubifurije kuzagira Eid nziza yuje ibyiza n'ibyishimo. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.